Ra okay aya base nitwa Juju Giti w'igipeti ku munsi mba Agahinde nyuma ya action nyinshi amaseri menshi uyu munsi tugiye mu Buhinde tugiye mu rukundo muri za filime barakara bakadirimba bakwishima bakadirimba umuntu yapfuye bakadirimba banezerewe bakadirimba gakubitwa banaririmba urumva noneho nyuma ya Chris Easy na kiri kubatilala karimbo keza cyane kabice rya no hino gakunzwe n'abenshi mugeze muri uru Rwanda no hanze yarwo ni Burundi mana yanjye amazanganye bumvisha uno munsi nayo tugiye here mu yavugwa muri yewe tugiye here mu yavugwa muri ihinduye isura do abakuru uno munsi nayo tugiye here mu yavugwa no yewe ni Chris Easy na Kiko Agasobanuye ni kuri wa eshatu n'ibisanzwe akadomo igita akadomo net sanga filime zacu zisobanuye kandi kirenzo kuzireba n'ubuntu do aho uri hose wazireba Chol Nikal Kebaga niko bakise ngo gisambo cyagiye Chol Nikal Kebaga Batman sishaka kuvaho bamwise Akbal kiriku akile baby go down low atujya hasi cyuki simvuvaho namara amaje zota hatumo zatahejo ndakesha kucheza ni kiongozi akuri ya masho ukesikia kiriko kuvugisha ufite soda kandi ngatuye umukunzi w'umuziki wese ahari hose uri Bujumbura uri Mikirundo uri Ingozi reka tukuri ya baplo no mu Buyenzi nari soba nudo soda chipumi down kandi ngatuye Americain aho Bujumbura nikumwe na mami wanje ni aruha na mujana kwashe wamise dada jana kwashe wamise dada tewe nawe turi fine ati turahwanye nzagukwa ngume hafi yawe witaha sheli twende lala tulaka change tulalala sheli twende lala tulaka bamwise Chris Easy na kiriku akili Akibal change tulalala sheli twende lala tulaka twende lala gamurego tulaka change tulalala araka Didier abatazi Didier umugezi Didier mutwe kazanga mubereke Didier mutwe do nguyu hano bya benda ni ibinyoma yitwa Didier mutwe reka tubyina na kadensha mbaha Agahinde mbaha impinde none nugumana nawe reka tubyina na kadensha we reka duceze none nugumana nawe okay sikia Chris Easy c'est vrai bébé ni woman atushira ku murongo ubu ni wowe kuya wewe mugenzi njyana zikurusha izindi uzinuni iyo mubonye utambuka nk'inyuma ndabwanuka mugenzi utambuka ngirisoni itushmani yaceko nkoraho sindire umuza amarira no aho mba ndenge nuko nsobanura indirimbo yo mu Kinyarwanda muzitwaza iki ngo ntago dubisobanutse ngo mbaririmba sirenge nyamuneka noneho urumva ati ndagukunda uranzengereza ninywera ifanta rikocore jewe nawe turi final n'abavyeyi bakiselala chaka kugoma bayo sai niyo ndirimbo ya mbere mu Rwanda uyu munsi kuzwa kurusha izindi zose no ku isi hose cyane za Mozambique Zambia Malawi mana yanjye bari kuyikunda pe hano nkatuye Ruvuyanga na Akiseri Rugangura
na Fuad na Gicumbi nyamuneka na Nasiri. Abo ni abakunzi bagasobanuye mbanze bisiga n'amarangi mana yanjye. None nogumana nawe ndaburundi Mahiginde wese John Kalke Baga w'igisambo cyacomotse cyerekeye asirwa ndaburundi akuna lale the producer Ninde Kimonyo producer ya Ninde Kimonyo Prince Keys Haraka Akbar Haraka Akiri producer Ninde Kimonyo the producer hano nkatuye Kimonyo Keys acaho ni Kimonyo cye arerekera noneho urumva igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse. Ivuriro inshuti y'ubuzima ku bagabo barangiza vuba bikabije, abatagira ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Abagore batagira amavangingo, abatagira ubushake, abagore batarangiza, bose barakira kandi burundu mu ivuriro inshuti y'ubuzima. Muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo. Tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore. Hari ubuvuzi bwa aromatherapy ifasha abarwayi umutwe udakira n'indwara z'ubuhumekero. Tukagira kandi sauna na massage ifasha abarwayi imitsi na rubagimpande. Kuri wowe kandi wazonzwe na amibe, indwara z'inyama zo mu nda, mwese mutugane tubafashe. Ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame, turabafasha mugakira burundu. Tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose, yaba amategano, amatamikano, amahuherano n'ayandi. Ufite ikibazo cyo mu myororokere, ubuhumekero, inyama zo mu nda, imitsi, uruhu n'izindi ndwara, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Mu ivuriro inshuti y'ubuzima twifashishije ibimera. Ku bari mu ntara dushobora kubagezaho imiti mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri telefone 07 88 45 02 45. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Waduhamagara kandi kuri 07 uno munsi kubaho mu isi y'abasirimu bisaba kugendana n'ibigezweho. Niyo mpamvu uruganda Gashemere Business Company barebye kure bakuzanira ikinyobwa Kabisa Party gakunzwe ku ruhando mpuzamahanga. Ukeneye kurangura cyangwa ibindi bisobanuro hamagara 0788 45 9004. Kabisa Party ni kabisa sana. Bantu mufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima birimo uburwayi bw'inyama zo mu nda, imitsi, uruhu, indwara z'imyororokere, iz'ubuhumekero, umutwe udakira ndetse n'izindi, reka mbarangire ivuriro Ushindi Wetu. Izi ndwara zose barazigusuzuma barangiza kandi bakanazikuvura. Bakora kandi hydrotherapy ndetse na reflexology. Muri rino vuriro kandi hari umuvuzi gakondo witwa Sonzu ry'umutuku utanga zino serivisi zikurikira: amibe, ifumbi, igifu gikaze, ubushake buke ku bitsina byombi, ni ukuvuga ku bageze mu gihe cyo kurushinga, igifu gikaze cyananiranye, kubura akazi kandi wujuje ibisabwa, abakobwa n'abahungu batinze gushaka nta mpamvu, kurota inzozi mbi z'urudaca, kubura urubyaro, ibiterano, ibitese turabivura. Sonatibe ariko n'abari mu zindi ntara z'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda bose mwabasha kubona serivisi zabo ku bindi. Nivugiye ko nta muri musimbura Agasobanuye nk'ibisanzwe hagati ufite indwara yo kubura ibyishimo, ufite indwara y'amarozi atuma utanezerwa, jya kuri web yacu ibyishimo ni munange kuko iwacu nahageze
ureba Agasobanuye nta kiguzi, ureba Agasobanuye nta rutangira, ureba Agasobanuye utanze amafaranga 0 yonyine, gura mega cyangwa uvume internet aho uri hose urumva noneho